duhere ku mirongo migari y'igihugu. Twinjiye muri iki kiganiro hashize amasaha ngahe Samu Karenzi na Muramira Regis bahawe gasopo n'urwego rw'iki ubugenzacyaha RIB. Birasobanutse jara. Nge natohoje inkuru nkubwira uburyo umuntu bita Samu Karenzi ubwoba bwamwishe, ndamubeshyera undusha kumukunda, bwamwishe ajya guhuruza, aratabaza yinginga Scovi ati baramenagura, narakubwiye ati gihanyanswa tayifa kiryamyaha, Muramira ryamyaha, bamenagura eske ntiyatera kangahe barabana. None se bose nibafanaga Bruno baeme barikari. Niyo mpamvu nazaga nsaba imbabazi ntakamba, Imana ishimwe, urwego rw'igihugu turushime, episode 29 zisebya za Muramira. Niyo mpamvu nanjye nk'ibintu nabavuzeho byinshi mbabwira ngo Fabrice yayoboye igihugu, mbabwira ngo Muramira Regis Imana ishimwe ko episode 29 agiye kuziguma niwe mu rugo. Yego 29 yapanze zo gusebya ntacyo bimaze. Ubwo ndibuze gusoza mbaho ubutumwa bwa gikada. Umva inkuru nzanye rero. Waruzi ko ubureyo iyoboye shampiyona ariko yamaze kwirukana Robertinho, nkakubwira n'uburwayi bwe. Robertinho yanze gusohoka mu gihugu, ari hano mu gihugu n'ubu ngubu tuvugana aba muri hoteli ya Muvunyi. Ubu abareyo barabizi, kampani yitwa Miri, nta muntu utayizi, Miri Sport. Baburetse ngutungure, twabonye ikiganiro cyiza n'umugwiza atunga yitwa Munyakazi Sadate, wakibonye ari kuvuga ngo amamodoka ye ngo ya miliyoni 300 ngo afite ngo miliyari ngo kuri konte ngo hagati ya 6 n'10. Muri iki gihugu hari umuntu uzayirata amafaranga. Oya sobanura ariko nayi mbazaniye abanyarwandakazi nkuru y'icyatumye Munyakazi Sadate avuga ari ya magambo si kubusa, nagayobe ubwenge, agendana n'imirongo migari. Niki cyihishe inyuma y'iyi interview yo kwirata imitungo? Ibyo uraza kubimbaza. Bugesera bayihungishije, ibaza hano namenye inkuru y'uburyo Bugesera yahaye ikiruhuko n'abaziraririzi n'abazamu ba stade. Muberereke dufite gahunda yacu, ubwo ni mu mayeri, ntabwo iyi platform bayivugiriza induru jana. Abakame bari kuruhuka nabadinyo. Uburiza Unique Hotel iri kurindwa n'icyo navuze. Abakinnyi bose babambuye telefone. Iyi match dukeneye Doronareyo mukatubaza icyo mushaka. Umva nkubwira ikintu ndi busorezeho rero. Yego. Mbere yo kwinjira mu nkuru yanzanye, gahunda ni iyihe? Visit Rwanda. Antabiganiro waranzwe no kugurisha abakinnyi batandukanye. Ejo bundi nkubiri yabaye ba Samu Karenzi bagakumirwa, uziko ari ibyo baguze. Tukaba twinjiye mu kwezi kwa 5 gushyira kwa 6 Mirikato. Antabiganiro kwisha katikati Nyarugenge. Nabikubwiye kenshi ntuvuge, nimvuga nta ntuvuge. Kubera iki? Namuvuze kenshi hano. Yubaka studio hano mu mujyi wa Kigali, hano hirya bro, yitwa ngo Munda y'CTV. Ariko mu gihe azajya amena nimugoroba bimwe byananiye barigani, agomba kugira radio akoreraho mu gitondo arekura imiriro yidemarika. Aje mu kazi ko kugura, aje muri ya Mirikato yo kwa 6 imusanga inaha, arekurire za Musanze, arekurirehe. Ariko inkuru nyamukuru yanzanye, abakunzi ba APR bishime, abareyo hano basamuke. Ubwo reyo nyiroha ibumoso, APR nkayiroha iburyo, birasobanutse. Cyangwa ni yacecekesheje Wasiri, mbabarira, birasobanutse. Charasi wanjye, inama y'igitaraganyi ba muri RDB bavuga ngo ari twe twarigaye, ari n'abanyarwanda baratugaye. Tujye muri Arsenal, tujye muri Atletico, tumanuke za Bayern. Hano mu Rwanda nta kipe tu branding. Urabyibuka gahunda yaje nziza muri basketball igihe habaye imikino za bare n'ibiki. APR ihabwa miliyoni 250, Rayon Sport ihabwa 250. Nje mu kiganiro byararangiza ikipe zose zizasohoka. Igisigaye no kumenya ngo ninde ujya muri Ligue, ninde ujya muri Championa. Ubundi umukada kazabari akazabari ejara umukada kipe igendana n'imirongo migari ntayuzi. Ndagira ngo nze kwinjira mu mateka ya Fande CDS, nkubwira uburyo yatangiranye na APR 93 ari umukinnyi, baselectinga Mubaraka ari umukinnyi. Ndaza kwinjira uburyo yaje no kujya mu ikipe ya Ntaruka,
nkubwira uburyo yagomba guturumbura Dariko kubera ko yarababajwe n'ikipe muri ku mutima nawe ubwe yakiniye. Tuze gusoza amereza amaki afande mukuru w'icyubahiro sasobanutse se Tadi General Intare James Kabarebe twijandike ja. Rwanda Convention USA is back, bigger and better. This memorable weekend will take place at the Irving Convention Center in Dallas, Texas for a powerful celebration of unity, culture, and connection. Join us network with Rwandans and friends of Rwanda, government officials, speakers, and creators, while enjoying our local vibrant music, thrilling sports, and unforgettable memories. Vendors, sponsors, and partners. Don't wait. Reserve your spot now at www.rwandaconvention.com. This event is brought to you by the Rwanda community in Dallas-Fort Worth, the United States Rwandan community abroad, and the Embassy of Rwanda in the USA. Rwanda is calling. Will you answer? Alright, Jalas Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Twizere ko mwiteretse kandi mwiteretse nyine n'akantu keza. Nongeye kubana n'umukada. Nanjye magerageza gutsindagira nka mushuti we Kamba. Nk'umukobwa uriya yari kuzagaragara muri Miss Rwanda shase twamenye icyo wahubanduje. Nta cyizere kizagaruka. Ntamenya ubuyobozi bukuru buba butwifuriza ibyiza bureba ibifite akamaro gusa ni mwiza nishanyarazi noneho ababyeyi be nabo baba banyerera mu ikaro nta zuba rimubabura ku myaka 2. Ibyo nabyo tubishimira Imana. Ko kirutse ya ndwara ya Noferias. Ariko mwebwe nabonye munacomeka twatuntu twakoke cyane. Supaneti byagenze bite? Oya supaneti iri mu cyumba cye gusa. Mukabibuka kuyimumanura hose. Atwawe na Yaminira mare rurarwaruka ruvuze jo. Aya mbabari. Narababaye none se nkubwire ngo iki? Zina ry'Imana. Messi duziko tutaherukana. Ese wambonye ndi kugutashya ahantu muzasabwe. Se ntabwo nakoherereje akantu gato. Ndi kukuramutsa mvuga ati Lamine Yamal anyibukije Messi ukuntu yakundishaga abantu ikipe idakunditse ariyo yihe yagaragura abantu Barca abafana bakiza. Messi se yajyaga avuga uya ni ibikorwa agaragura Marcelo na Daniel Alves amushyigikira atera umujinya Cristiano. Daniel Alves yateraga umujinya Cristiano. Abibuka rya cenga yamukubise. Ariko ni Cristiano wari kube. Ni Daniel Alves ryaco. Nakantu kamwe ariko nawe yabatsinze byinshi birenze 30. Ako man. Ko mu maguru shaba yinjiye urubuga rw'amahina. Ariko nawe ntujye utatira igihango ahagiye mu muri kimwe ndabona no munsi ari Jonisi. Oya umenya ari ni El Nasri ntukore tushi cyangwa ni El Kadai. Oya ntukore tushi Jara iri si darapo ry'icyo nasobanuye. Jara si wanjye officier Roma. Eba papaka none kutagisobanura. Eba papaka ahanga visit bitambutse mu uhe mujyo wa Yesu. Visit Rwanda tugendana n'imirongo migari idarapo ariko Jonis uzi ko ari kurere prefere yanjye. Mu mugongo nabyibuka kano kagezi ka Arsenal munsi nagiye kwandikisha umubare w'amahirwe wanjye urabizi ko ari 7 tayari urashinyitse. Munsi nagiye kwandikishaho ejo bundi nyine mu mutwajemo ngo bandikaho umukada umutima ukambwira ati bakanditseho Erikada udasuzugura nyirekase nyireka umwanzuro wafashe twaba tuje kwimurika asubundi kabano. Oya ni bibise. Oya urumva taraza gufata utubirozi bazi uko umuntu aze kumena yerekane outfit General Ben nose kwashyizeho umubare w'umuntu utemera 7 Bukayo Saka. Oya n'ubuyobozi bukuru bwasobanukiye urwego
sinsebya Eh. yo nkubwiye ngo Jude Chupurine Eh. byo byumva nimanuka ati bukayo n'ibiki hariya kati mu bayoroba twamushakishije torosha kibaza Marikinyoso maze 10 n'ingaha kina Reka nkubwire. rano ubwo Reka nkubwire. Buriya niba ari uko umuntu yatsinzwe abasa nk'igisebo. Uzi ko nabonaga muri El Clasico Vinicius ari umusaza. byarangiye Ubona nje nagiye kubona mbona Mbappe ngo penalty mbona ngo barisabaganyije ngo harahiye ye babaramini ya Marati nusha uzatsinda 7 tuzatsinda 8 Yego. nkirahangaha ntago muzatubitinga Rafinha baramuturoze ye baba mbega ubugome Cecurinire wane kuri Champions League arasimbuye azana umukoshi uwo ntasobanuye ye baba waharise Ken utaramba barahise bavuga ati batabishyura Eh. Vinicius nta wamenye ibyo shaba muturumbuye umva nkubwira Lamine Yamal arakundisha abantu ikipe ubundi Ari gukora buri utuntu, ari gukora utuntu. generasiyo n'abantu bayivutsemo Yego. hari abantu bakunze APR muri bya bihe byayo hari abantu bakunze Man U mu bihe bya Fagi hari abantu bakunze Mirase mu bihe bya Bakame ni byinshi ariko biki gihe cya Lamine Yego. na Hans Flick ku kintu wavuze aho ntari bugwakanire hari ukuntu Real yiyubaka yego ikaba ifite ibikonyuzi byose bikenewe ku isoko yego ukabona byose byarahageze ukabona Barca izanye kamwe yego ukabona niki isunikiraho kandi ukabona kari gupeza babandi narakubwiye ngo mu gihe ushaka omena Reba ku gihe cya- Barca ivugwa gake cyane reba ku gihe cya nyine Dinyo uvuga ati ya mayeri y'ikampuni reba ku gihe cya Dinyo urebe ku gihe cya Mesaya nagiye mbibona nabonye akantu wanyoherereje ubundi natangije ibintu byo kujya nkoherereza ku uturiri none dusigaye tunyohereza agasesemi kakazamuka noneho hari ako nabonye ejo ndi mbona urohereje ngo mu gihe cya Figo Beckham Ronaldo na Zidane Dinyo yarabifashije yego noneho ngo mu gihe cya Cristiano Benzema Gareth Bale Messi yarabifashije kandi ubwo na 5 yarabidufungaga za hat-trick kandi akatumenagurira Santiago buriya niho hari amawini menshi yego noneho nza kubona ngo Mbappe ngo Vini ngo Jude ngo Lamine urwaruka ruri kubifasha urwaruka ngo ruba bohe ahantu hamwe sha ubu nkomeretsa umva nkubwire nubona nje mu kiganiro ntukamvange mu bintu nakunda gahunda ni iyihe visiti igihugu cy'u Rwanda yaye kugutungura baburetse ariko tutijandi uyu munsi numvise twinjiye muri siporo cyane ubwo nizere ko utari buze kujya kure yayo none se fisi iyi kabutura y'amasita yayibonye ese yo ni masita oya kuva hasi nambitswe na masita sibye ko inkweto zo batazigondera ariko hano ni masita muhondo n'ubururu ariko masita ibintu by'umuhondo menya ari ibintu byayo ewana bosi ejo noneho narababwiye ati mubanze mwerekana urwego bwabo rabica tumukada turamenya unywa iki abaga ati ndinda burarirwa noneho Karemera Yves muraherukanye oya uriya se ko ari hasi oya jure kansobanure none si inshuti nayisebya none se usibye kuvuga ngo bamukeneye muri iyi sector ya directing nibiki niyo ngende muri media nibiki mena twe twahawe mikoro dondosha none se Karemera Yves yahawe mikoro none se umwihariko wa Jonisi uyu munsi nuwuhe ndagutungura twinjiye mu nkuru ariko mbabare ntuyindohemo mu minota 10 uhere kuri CB umbaze muri zanzu no kuri nkubwire jara fata telefone yawe taza kunyinisha iracometse yifate ndaguye yanjye yacupuri mbabarira zina ry'Imana jara nje navugiye aha umamashyi urankunda urankigikira ndavuga ati foro miyana pa yari yitambitse koko oya wincamo ndabikubwira ndasobanura the benazamo basubiramo indirimbo element bamusanga he bigenda gute kwa ba Bob Pro yego fata telefone nanjye ndafata yanjye mamagare Chrisiz mubwira ati ntudu striking kinira abanyarwanda fro ya the ben muri foromiyana irimo se none se nyine si ibyo nkubwira ngo azaza ngo abeshya abantu ngo natwe ngo turi inkomasi ngubwiye ibyo nakoze mu Buganda batumirwa bakarabye baranyagira iki ko ndi Erikada none se barakwanga yewe icyo nibaza iriya ndirimbo bayisubiriyemo iki
nubundi yo benseramo akantu oya ngo icyari kubatwikira ngo ni video ya Makanyaga ngo yasuye Ben ngo berekana ko ngo bamugezeho ngo ntayo babuze amagambo mashya ubu koko nanajyamo abure fro n'abantu bandika hanze aha fro ntayo pe ariko imyenda yo bazi kuyikodesha abana yo bayikozeho ese wandoshye mu cyo ntasobanura ko muri umuntu wa Christopher nabonye ikintu kijyanye na script acyumva ndakubwira ngo abantu bitwa ba God ba John Erard bicare bige bariga mfite umwandiko kuri Bruce Melody wagukanga oya use kuma green light warubizi ko ejo bundi navuze ubwo mpaye go ahead oya ariko kwinjira muri showbiz cyane kandi ukomba nibuka ibintu mfite muri showbiz ni byinshi bro kandi dushima Imana yuko ushaka bariho turyama se dushima Imana yuko iyo menye The Ben ambwira ati Kada namena Bruce Melody the maniti mu bikagenda gute n'umugisha jara agakanda this is not for everyone yeah I know n'umugisha rero ntago dukomeretsa nkubwiye ibya video byarangiye nagiye mu gutumaho kuri Roza ibiki ariko bro wumvise ibintu iki cyana cyamukoze ngo ni kizi nakubwiye ngo iki kuri aba bana ubushize sinaje nkubwira ngo aramutuka nazi icyo bapfa kizi yamukoze iki ntago nari mbizi icyo bapfa taza kundo wa muri show narababaye nge ngira ncenoma ngira ukuntu menye inkuru hari n'igihe najyaga mvuga element nazibye none se ubwo randenganye showbiz nzaza nk'icyogajuru ntakomeretsa kandi eka yego nakomeretsa ibi ni byerekana ko igihugu cy'u Rwanda gitembama amata n'ubuki kuba akavura kari kugwa ariko kadakomeretsa ntago wanyinjiza mu mwandiko utambwiye ibyafata mu mwanyi wanjye ntago yabereye rorumoda abantu benshi hano muri iki gihugu hagire se uvuga ngo mwereke icyo mukorera umusesenguzi umwe fata arijandika bamureba isura mbagera haraharangura ageraho bamucomeka n'ibyuma aho nasobanuye kimihurura biriya ni ibitambo bya showbiz ariko Imana ntigira ite irenganya kandi nitoranya ku butoni so mukada rero waruhari nasi wikwepa waruhari nari kandi ngira ngo ikiganiro giheruka ni reportage n'ubundi byabereye ku rukiko fata ku mavuta yaburanye kandi ngewe uko nabyumvise numvise ubwiregure bwe rwose ari fresh ariko ibuke challenge twahuye nazo uribuka agenda impapuro twabonye The Ben bavuguruza kuki yagarutsemo nazo zavuzweho iby'imbabazi zatanzwe Makacuri ibuka ibiganiro yakoze yes ibyo byose byavuzwe ariko ubushinjacyaha bwo bwavuze ko ngo nta mpamvu nyine kuba aba bantu barahaye imbabazi fata bidakuraho ko bamukurikiranyeho ibyaha ariko abamwunganira babisobanuye neza nakunze cyane ukuntu Maître Irene yamaze gusobanukirwa game arabura no kuva mu y'amategeko ari kuzi ibintu byacu ubibamo amenyereye ba Melody bahubanuza barisha arabazi kabisa na ba Moses sisi waburanye bwa mbere turahirwa abirundirwa Ndimbati oya ni bose hano muri game Maître Irene arazwi arakano yavuze nakunze kingingo ndavuga hangana urabagaritse yavuze ngo muri siporo hagezweho terime ngo yo kuvuga imfubi yego urumva mvuze ati warapfubiranye ati kandi ntiturimva hari imfube yaje kurega kandi imfube barazivuga ni Muramirare Jise nawe ribi mukoreye iki ave ndaje nijandika umva nkubwira ikintu cyancekeje ugera ahantu ureporta muri wa mujyo wawe uvuga ati ngo fata ku mavuta yarandagaje ngo The Ben ngo yiriza nk'agahinja nabyo biri mu byagarutsweho agahinja ariko fatasi byavuzwe ngo haraho fata yavuze ko ngo Ben yiriza nk'agahinja ariko ngo kabuze ibere numbi uri kubisubiramo ahantu ngo yahuranyije ubukwe ngo ubu bukwe buraba burimo akavuyo k'abamanaja manager Kegesa ubuntu bita Karomba yurira indege ngo baza bavuga ngo baje gufasha umuziki bagatanga amakontara gute kandi baje kuwufasha kandi bwacya bakajya kuburana nabo bahaye amakontara batubeshya ngo baje ko ariko ndumva showbiz
oya no ese manager numva timu barazitwiye kiba tabonetse kwa Fatasiko no puja ndamuramukije ariko nabonye imyaka 9 nikora nonkeje umwaka ushize baba we ngo imyaka 9 naguru wo hafanga oya 9 niyo yasabwe ay oya gusa nta wahita aciteka reka twizere ko wenda fata ku mavuta yavuze ko asaba ubutabera kandi ntekeza ko azabuhabwa urukiko ntago rubogama ubwo ikizanzurwa tuzafata icyo oya ubuyobozi buradukunda kandi buratureberera jara kandi bizagenda neza hari n'abantu baba urugero fatizo bakabera abandi urugero bakamenya ukuntu babyitwaramo n'ama operasiyo ari mu bayatangije Imana imurebe ijisho ryiza ubu pasiteri operasiyo bagarutseho bugeze kururabizi gwe Imana yendi yadafungwa nago yari kuba umupasiteri ariko sinsengero Julien haramenya arashinga icyumba cy'amasengero oya nitumuvugiraho ngemba nicegetera mu mujyo ariko urabizi ko ibyahisho agendana nabyo urabizi ko ivanjira agendana naryo hari ibintu Imana iducishamo ntitubyumve ariko ngo mu bintu byiza tujye dushima upfushije uwawe ugapfuka mukabanza gushima utaramushyingura buriya waba uri kugendana n'imirongo migari ya Bibiliya ariko kubera turi abana b'abantu uwo mutima ntituwufite ibyago biraturemerera ariko nanone bishobora kuzarangira neza buriya uragatangire nabi ariko ukagira iherezo ryiza jara wifuriza iherezo ryiza rya ofisiyeri azayigurisha ababyuka agabona ngo bya biganiro bya Erikada ngo biriho ngo kampani ngo bizinesi mana yanjye umenye ibyo uko bigendamo mva nkubwire natangiye kujyaho ibintu by'icyongereza jive tumenye imyaka tuzazibika RBA yifunga 100 nawe funga nka 30 iri imbere nakwizeza ikiganiro wakoze Aveira azakireka urungano rwe none urakora iki urwanya ibintu bijyanye na cyber attack bayihubanuje utabigize buruwe rugahombera rimwe wanze urubiri ni 5 sharwe idara ariko naza kugusura nitwaje akavandarateri ko kuguhungiza murahoza se duhombye twese ariko niwe ouna uzankorera iki papaka okay umukada rero uyu munsi ni byinshi bihari ariko muri wa mujyi wawe kudondosha nabonye waje mu ikipe yacu duhuriyeho Visit Rwanda ni gahunda bize gusobanuka jara hari impamvu nje muri Visit Rwanda hari umugisha Imana yatanze mu makipe abiri dukunda baburetse ndeke gushyuha ubanza umpera ijambo oya ijambo ndariguhaye ahubwo banza tubwire ku mirongo migari imirongo migari se jara baba we nahuranyije navuga ni Tiger B wanjye igitero cyo ko twagishakishije toroshi none se hariya naho wari kuhabyiringira neza kugira ngo bitagaragara nabi erega niri ya rofure yayisanzeho Kevin Kade yayisanzeho Kevin Kade Romiyana nyine yajemo pa ya Pamela hari ibintu bya pamurohamo ariko Imana twe turinde n'amapiano ya South Africa nta migenurana ariko ibigaragaramo ariko naragushimye ubwo navuga ati umuhanzi wanjye yikundira ibiryo umwe ubufu barabanza bakabusonga undi bakabanza bakajya mu mirima abigenzemo neza n'ukuri naragushimye ariko ubucife dita bwawe burasobanutse ariko nanjye jya ubanza ubicemo uvuga ati nakubonye ugendana n'imirongo migari Sara bisu posting ugira uteza minisante hashtag cyo narakibonye ntabwo nagishidikanyaho ni blessing jara ni blessing baba babibona nabanje kubisanisha n'umubyeyi ndavuga se umukadaherekeje umubyeyi ko nzi ko uriya mujyo kiragisata urahuranyije narenze ko nababwiye ko nawe ari umukada ndo w'igihugu yo yamba amadarapo amanura ariko na hariya buriya niwe muntu wanatumye menyera ibintu byo kuvuga ati umutwe urantamiye action hafo binyarukamo kajya babintumye
araraye ijoro jara ariko nyemerera mbere yo kukubwira imirongo migari ngushime eze jara ninde wundi uzabivuga njyewe oya nibyo gahunda ya leta irazwi gahunda dufite muri Amerika irasobanutse Rwanda Convention mu kwezi kwa 7 kucyo uri muri bake ndeba ndarandondosha nkabona publicité nyuma ya tizi cya kinanda kintera ubwoba ubu niki kintera ubwoba nariyakiriye mfura yanjye papa kamba tuba tugushima tuba tuvuga ngo shyigikira igihugu bwira bikorera ku giti cyabo gahunda ihari bagende gufata ubumenyi kandi nanjye niyo mpamvu mvuga ngo muri pillars ebyiri ziyoboye NST2 gahunda ya 2050 ni umutekano ni ubuzima nituba dufite ubuzima tuzakora nituba dufite ubuzima tuzatera imbere tuzatekereza neza leta yabigenzemo neza ariko nanone tuvuga ngo gahunda ni visit Rwanda nyemerere twinjire muri siporo yego umukada rero uyu munsi nkuko bivuze ni siporo tugiye kuba tubarizwamo nyemerera rero utwinjize mu mirongo migari y'umunsi kugira ngo tutaza gutinda cyane cyane ko wabonye ko n'ikirere kiri kunyuzamo kikivumbura ariko umujyi wa Kigali warabitubwiye ko muri ibi bihe ibiza by'imvura bitoroshye ariko nanone tukavuga ngo abanyakigali benshi hari igihe izuba ribababura rikabafatanya na kaburimbo ariko muri ibi bihe nyine ni akavura kaje cyane ko ngo abanyakigali badahinga ari ukuntu tuba twasusurutse cyarasi wanjye rero nari ngukumbuye ni nk'ibisanzwe ariko nanone tumena ntereza ijambo ndari guha ntago ndi buri kwime yego kubera ko ni byinshi Nyamukandagira yirukana umutoza mukuru uretse gato urabyinjiramo neza ngenda kubwira ibyonse APRFC yirukana koresha terime ya nyayo ariyo yihese uvuga ati ikishi twibwobotoye ariko jara mbabarira twigo ngo yirukanye wajya yirukanye zahamu mbabarira vuga ibyawe nka chief editor ndaza gikada oya bavandimwe bagiye bantumaho bafeyitoto twabinginze kangaye ikipe ikubisa amezi 4 reyeruka guhembwa mu kwa mbere iyobora icyo ntasoba oya twibohoye mpereza ijambo iri guhinda umuriro ndashaka kubyinjiramo neza ushize twabivuzeho utubwira ko kontra ye irimo imigozi ziritse cyane mvuze akantu k'imigozi mpita nibuka ibintu bya Richard Superlevel na Amag na Melody bajya gukora kontra ndabyahuranya narabimenye Richard yahizemo imigozi so rero ni byinshi wenda hari n'ibyo waruvuze uti visit Rwanda hari ibindi waruvuze wavuze ko Muramira Regis na Sam Karenzi byose wabigarutseho ndagira ngo tubyinjiremo neza noneho udondoshe gikada urakoze cyane twinjiye muri iki kiganiro hashize amasaha ataragera muri 2 urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rutanze gasopo so mukada rero imirongo migari y'umunsi muri siporo umwanya n'uwawe Green Light ni ukunda kunsaba ndayiguha Green Light turakoze cyane papaka duhere ku mirongo migari y'igihugu twinjiye muri iki kiganiro hashize amasaha ngahe Sam Karenzi na Muramira Regis bahawe gasopo n'urwego rw'iki ubugenzacyaha RIB birasobanutse jara niyo mpamvu nanjye nk'ibintu nabavuzeho byinshi mbabwira ngo Fabrice yayoboye igihugu mbabwira ngo Muramira Regis Imana ishimwe ko episode 29 agiye kuzigumana iwe mu rugo yego 29 yapanze zo gusebya ntacyo bimaze ubwo ndibuze gusoza mbaho ubutumwa bwa gikada umva inkuru insanye rero waruzi ko ubureyo iyoboye shampiyona ariko yamaze kwirukana Robertinho nkakubwira n'uburwayi bwe Robertinho yanze gusohoka mu gihugu ari hano mu gihugu n'ubu ngubu tuvugana aba muri hoteli ya Muvunyi ubu bareyo barabizi kwa president wibuka ibyo afite hano wibuka ibyo afite mu burasirazuba ugomba kumbaza ngo arihe niye mpamvu 28 by'idolari yishyuje kubera icyo atari kubihabwa wibuke ko yiheruka payroll y'ukwa mbere kandi barayoboye baratsinda turaza kwinjiramo akantu ku kandi umva nkubwire rero ugiye gutungurwa
tubanze dushime Fande General Mubaraka Muganga CDS wamaze gutera iteka ikipe y'abangavu y'Amavubi yigaragaza. Ntiwabibonye se prime yarekuye miliyoni akanyenyeri. Umva inkuru rero y'uwitwa Toto Boy number 1 Electrician yaramwegereye Eto reka mene yaramwegera aramubwira ngo ugiye gukora tushe gutyo mu magambo ye nukora ikosa Darika gasozi iyi shampiyona birakugora mufatirane tutaratwara shampiyona muganirize mwereke impamvu agomba gusohoka kugira ngo haze no kugaragaramo abandi bagomba kwinjira. Tubanze dushime urwo ni rwa ruhare rwa Toto Boy. Ubu kuri short list hamaze kugaragara Adiri yarapfukamya apfukamira afande wuhe oya w'icyubahiro Stade General James Kabare amubwira ngo amakosa nakoze njya kuburana nabo ntavuze mbabarira sinzongera ukundi. Ubu Adiri aboreranye mu ciciro cya gatatu mu Barabu. Iyo siyo nkuru urabinyinjizamo muri detail. Icyo nshaka kukubwira ni uruhare rwa Toto Boy n'impamvu bafashe iki cyemezo gikomeye n'akayabo bahaye Dariko. Ibyo turabyinjiramo muri detail. Waruzi ko company managinga Dariko yaje mu mizo ya mbere akarobinga abanyarwanda bakayisinyira bayobowe na Krema bayobowe na Ruboneka basinyiriye iriya company yitwa Miri imanaginga Dariko. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko abo bana bose bagomba gusohoka igihugu. Kimwe mu bintu byatumaga batereka n'abahanga kandi nabagomba gusohoka muri apera gasohokana nabo ngo bamukoreye ikirori. Ibyo nta kintu bivuze. Yego kandi n'abahanga umunyarwanda yagiye hanze turishima. Ndabyinjiramo muri detail. Company yitwa Miri nta muntu utayizi. Miri Sport. Baburetse ngutungure. Twabonye ikiganiro cyiza n'umugwiza atunga yitwa Munyakazi Sadate. Wakibonye ari kuvuga ngo amamodoka ye ngo ya miliyoni 300 ngo afite ngo miliyari ngo kuri konte ngo hagati ya 6 n'10. Muri iki gihugu hari umuntu uzayirata amafaranga. Oya sobanura ariko nayi Melody atangiye kwirata ama miliyari n'iki cyamuhubanuje ko atakomeje we yarayagicupuri. Kabanda Julien atangiye kubeshya ko yinjije miliyoni 500 agasora miliyari n'iki cyamuhubanuje. Muri iki gihugu bigenda bite? Mbazaniye abanyarwanda kazi nkuru y'icyatumye Munyakazi Sadate avuga ari ya magambo si kubusa nagayobe ubwenge agendana n'imirongo migari. N'iki cyishi nyuma y'iyi interview yo kwirata imitungo? Ibyo uraza kubimbaza. Umva nkubwira ikintu ndi busorezeho rero. Mbere yo kwinjira mu nkuru yanzanye gahunda ni yihe? Antabiganiro waranzwe no kugurisha abakinnyi batandukanye. Ejo bundi nkubiri yabaye basamu Karenzi bagakumirwa uziko ari byo baguze. Tukaba twinjiye mu kwezi kwa gatanu gushyira ukwa gatandatu Mirikato. Antabiganiro kwisha katikati Nyarugenge. Nabikubwiye kenshi ntuvuge. Nimvuga ntuvuge. Kubera iki? Namuvuze kenshi hano. Yubaka studio hano mu mujyi wa Kigali hano hirya bro yitwa ngo Munda y'Isi TV. Ariko mu gihe azajya amena nimugoroba bimwe byananiye barigani agomba kugira radio akoreraho mu gitondo arekura imiriro yidemarika. Aje mu kazi ko kugura, aje muri ya Mirikato yo kwa gatandatu imusanga inaha arekurire za Musanze arekurirehe. Ariko inkuru nyamukuru yanzanye abakunzi ba Peri bishime abareyo hano bazamuke. Ubwo reyo nyiroha ibumoso Aperi nkayiroha iburyo birasobanutse cyangwa ni yacecekesheje Wasiri mbabarira birasobanutse. Charasi wanjye inama y'igitaraganyi ba muri RDB bavuga ngo ari twe twarigaye ari n'abanyarwanda baratugaye. Tujye muri Arsenal tujye muri Atletico tumanuke za Bayern hano mu Rwanda nta kipe tu branding. Urabyibuka gahunda yaje nziza muri basketball igihe habaye imikino za bare n'ibiki. Aperi habwa miliyoni 250 Rayon Sport yabwa 250. Nje mu kiganiro byararangiza ikipe zose zizasohoka. Igisigaye no kumenya ngo ninde ujya muri Ligue ninde ujya muri Championa. Ubundi umukada kazabari akazabari ejara umukada
kipe igendana n'imirongo migari ntayuzi. Ndagira ngo nze kwinjira mu mateka ya Fande CDS nkubwira uburyo yatangiranye na APR 93 ari umukinnyi baselectinga Mubaraka ari umukinnyi. Ndaza kwinjira uburyo yaje no kujya mu ikipe ya Ntaruka nkubwira uburyo yagombaga guturumbura Dariko kubera ko yarababajwe n'ikipe muri ku mutima nawe ubwe yakiniye. Tuze gusoza amereza amaki Afande mukuru w'icyubahiro sasobanutse se Tadi General Intare James Kabarebe twijandike ja rero twijandike mfura jandike oya buretse gatoya ubu namaze kwinjira tugendane sibyo turahera aho wahereye dusoreze aho wasoreje cyane rwose dutangirire mbere na mbere mu bintu bya gasopo yego yahawe Regis Muramira ndetse na Sam Karenzi. Ribu ikunze gutanga ubutumwa nk'ubu iyibona hashobora kubamo penalty mu byo umuntu akora. Urabyibuka ko hagiye batubwira kenshi natwe tugenda tunyuzamo nyine tugakosora tumwe na tumwe. Rero abahungu nabo Ribu yabageze itoroshi yatunze ndabyanze nabikubwiriye aha none nkaho wabihereye uri kuhera aho ngaho nge natohoje inkuru nkubwira uburyo umuntu bita Sam Karenzi ubwoba bwamwishe ndamubeshyera undusha kumukunda bwamwisha ajya guhuruza aratabaza yinginga Scovia ati baramenagura narakubwiye ati gihanyanswa tayifa kiryamya aha Muramira aryamya aha bamenagura eske ntiyatera kangaye barabana none se bose nibafanaga Bruno baeme barikari niyo mpamvu nazaga nsaba imbabazi ntakamba Imana ishimwe urwego rw'igihugu turushime episode 29 zisebya za Muramira izindi nkuru zabo se zirarebwa ntago zirebwa ariko yaje akamenagura ngo Muramira amennye runaka murangira doctor yabivuze ngo turambiwe episode zabo basubizanya none ni gute nta kwibyishimira base bahubanuze eske abatera nkunga n'amafaranga yasinye atarayamaramu byagenda bite ave byihorere cara wari ufite ubwoba se nawe ko bishobora kuvamo ibyaha Muramira se nate ko urumva Ribu mu byo ikora harimo na prevention harabanje hayiya mwanza si byose yo sirenge yavuye muri siporo ariko ngiye kimbabaje sinuko batobanga umupira wo mu Rwanda hari umuntu wanya uzaza wishyire ku murongo iyo tubona match y'ikipe yare yirangiye nkabona ibimenyetso by'umusaraba arbitreze arabikoze ashima Imana oya birasobanutse yaba president bahanwa ngo bagiye muri match fixing ngo betting indagu hari nababizize kigihugu birasobanutse rero nago nabikigikira amprise uruhare rwa Sam Karenzi muri iki gihugu nimba yararyamye kuri aba ba president uribuka dukora inkuru ngo yati Sadat ari gafo bakamubirindura none nimba nuba baryamye ore ikabari ya mbere nituze jo ariko iracyari ya mbere Karenzi ni Fabrizio none ikintu kiza kumubantu ndakishimira nzakanda hehe mukada nawe ugomba kurambika ubufana hasi kuri Karenzi uretse gatoya ugomba kurambika ubufana hasi kuri Karenzi ukakoma urusyo ugakoma n'ingasi ndayikoma nibisa none se Muramira we naramugaye narabanje mena ikiganiro cy'akasa cya Bazili ntago nabanje kwisegura ati nanyanga ariko nanone sindi umuvuza nduruwe tekereza ko batakanzeho si Madamu Karenzi ukuntu yambwiye ngo turazi ijoro narababaye navuga tugo se muzanye iminkanyari huburi huburi mfura narababaye ubwo kandi yarahagararanye na Scovi ahita baga ati Erikada ngo bandana yakatiraga hanga bankoreye ubugome bataha radio na cravate ariko ngera umbwira Karenzi ngo nufateme ukamuhindura umuyobozi wa siporo ukajya umwiyama ngo nakavuge muvunyi yabyaye Sam Karenzi reka nze ninjire mu makuru nkubwire Bugesera ibyo bayikoreye bro nibiyese kandi Bugesera bayihungishije ibazanu namenye inkuru y'uburyo Bugesera yahaye ikiruhuko n'abazaririzi n'abazamu ba stade muberereke dufite gahunda yacu ubwo ni mu mayeri
ntabwo iyi platform bayivugirizaho induru jana abakame bari kuruhuka nabadinyo uburiza Unique Hotel iri kurindwa n'icyo navuze abakinnyi bose babambuye telefone iyi match dukeneye Doronareyo mukatubaza icyo mushaka umuyobozi mukuru wirukanye Dariko ari gutanga prime mu Mavubi yabuze abahungu b'amafaranga batangira aba ntangiye guhinda umuriro we uburiza Unique Hotel niyo bamaze kubahungishirizamo ubu weekend izagera koko badahumeka sizira comedy za Jenny zibarara bareba banahamagara icyo mana apfa kuba atari muri Bugesera ni uhita witereka kuri live nanta biganiro reka nze ngutungure Imana ishimwe ko Sam Karenzi bamufashe gukumira Muramira ariko amenye ko Taifa ryamiye iki janje amenye ko nayisiba ubwabyo ba Leonidas bariterekaga ubwabo kamwica ngo urabona ngo ari indwano ntarwana mubererekere Fabrizio nta n'umwuka mwinshi afite amena ama operation ariko nawe nagera kuri Reyo ntabo muvuzazi n'ukuri koze oya Reyo ubwo se ya balance umva nkubwire uribuka umunsi nakubwiye ngo Jado Castare nabayingana ngo bayingana ruta Jado Castare ubu hashize amezi angahe nk'atanu ntabwo nani nigiriye ahantu kuri hamwe bayingana yakoreye perime icyo gesha yaranayirasi cyambere mwarimu ngiye kwiyandikisha muri phone kumwa yinsigemba na stalkinze mbonye mu iranga muntu yabayingana amurusha ingahe si yabyivugesha abundi mu gitondo kandi ubwo cyagenda bivuga nca hejuru ngo batanyanga abazi ko ye mu gikarimba nabikubwiye mbikubwira iki jara kwirirwa tuvuga Sam Karenzi utekereza ko ntacyo bimufasha iya YouTube zirenga 6 tuzashyize tambune iriho Sam Karenzi utekereza ko bari ku rwego rwa Jado Castare ntamwemera ntamufana ntiyamubanjirije muri byose muri kariyeri amubanziriza no gushinga radio utekereza ko nta kintu bikontribute ku bwamamare bwa Sam Karenzi mu buryo ijwi izina rye ritrendinga none wagiye kuzima oya ahubwo najya nkubwire ko yari yaramuciyeho kandi nawe yiteretse ariko naza gushaka kubogama yazaga nka rubitira sifura ibintu byose Reyo mama shenge nkubitanga numbabaza nkubitagashyi gatoya tubiveho Imana ishimwe ko Sam asigaye amahoro twinjire mu nkuru mere ku ikipe Sam Karenzi yayoboraga Bugesera bayibwiye ngo uwitwa Haji uramuzi Haji wa Reyo wa Gorira Haji wa Gorira boss Haji ndamubona Gorira ndamubona no muri Reyo regabamo wayoboye Reyo wakandiye akanyenyeri Reyo dukeneye ko match ya nyuma tuzasaba Ferwafa ministeri tukayikinira muri Stade Amahoro tugahoberana huza imisaya Gorira na Reyo se yego mu gihe twaba twatambutse izi match ebyiri zisigaye tugaserebura tugatwara igikombe ku mugaragaro nawe uhari wari ku mwanya mwiza ntacyo utakaza umujanja wanjye de number 1 Rocktishian amakuru arasimbuka mwicomekamo aravuga ati noneho umwobo turabategera kuri Bugesera barubizi ko batazakijya pere nukujya mu burasira bwari wabwumvise impamvu batangiye guhereza abasekirite konji gutegura muri Afrika turategura cyane nago dutegura ni hose Reyo irategura barubitiri gacegeta cyane itegura bagakora ibimenyetso by'umusaraba jara oya ntunse kuba avocado ya Bolize ese ni Reyo Madrid yamba Madrid yo yanteye ubwoba Madrid rekirita n'abanyamakuru ako na aperi yigeze kubarekirita Taifa barihanganira zitaifa abantu yambuye mukati Bruno Taifa goko biteye ubwoba bisaba iki fisi ikinure cyamubanye cyinshi ibirungo bya mama yake atancamo Bugesera irarinzwe bro ubu tuvugana guturuka kwa kabiri Bugesera irarinzwe amahirwe ya nyuma ya aperi ni match ya Bugesera na Reyo birangira mu burasirazuba hubu Gorira ngo nuguserebura muri Stade Amahoro muza Reyo tuyuzuze duterura igikombe tubona imishara y'amezi angahe umva iyo Reyo ye ariko Reyo nayo irasenga Reyo irasenga nimba abakinnyi bakina kuranga bisize piripiri mbuzi baba batahembwe ngo ari prime bro
Karenzi yigeze gucikwa aravuga ngo Reyo ni iri mu bibazo ariko iyobowe n'abantu bayo ba nyirayo. Reyo si y'abantu baza auditing igasanga bari clear ariko nta commitment twabivuyeho biveho Bugesera irarinzwe. Bugesera Mubwire rero ya nama ya Roctician ariko nabonye Dinyo yandika kuko gatandatu agomba kwigaragaza ajya kwigaragaza se Mashami yari yavuze ibiki kandi nabakame yarabivuze yari yavuze ibiki kwitari yagize Sugiro yari yavuze ibiki kwitari yagize Igireyo muyitinya bayisobanukiye barimo ba Sadate bayita Murera yihorera ibyayo birazwi nyibwirira bya Sadate reka oya katumira bya Robertinho babarira Eto Toto Boy araza Munyamupira. Bucanja bwe agira inama Fande General aramubwira ati dukumire hakiri kare champion irangire uzamucahe fata telefone yawe phone wayisizaho navuze ariko ufashe 45,000 ugakuba amezi 6 urabona hafi 270 nuvunjisha mu idolari biragwa ngaye 300 na izo nizo miliyoni bahaye Dariko aremera aratuza arahumeka yashatse kuburana mu nama nabimenye aravuga ati gena twaye ibikombe bibiri icyintwari atsinze kuri penalty turabyibuka ni cyamahoro baramubwira ati hoya icyintwari nigihoraho genda gace twavuze icyamahoro na championnat Reyo rayicikirahe amakipa asigaye ko yoroshye baramukombenka ariko ubwo kumeza urabyumva nyine byari bihirita nawe ariyakira aravuga ati nukuri basi muzangurira agashampeni ka barodari nyake munsezera aremera ejo bundi ndi kukubwira baramwakoreye irubavu n'amaji oya na mucuti wawe wanyinjije mu kiganiro nkubwira umutoza w'umunyamaroke wafashije ikipe bavuga ngo baramuteze Dariko anytime biragenda gute umva amakuru namenye rero icyo gihe wibuke ko staff ya Dariko ari 4 bari gupanga uwe yabaciye 80 akizanira batatu ubu ngubu namenye uburyo adiri yapfukamye imbere ya Fande rero James Kabarebe aramubwira ati nagiye kuregana na aperi nibikwiye mumbabarire mu cinkoni zamba yaboreranye mu ciciro cya 3 hariya mu Barabu iwabo yaraboreranye yarasokaga kuri bande touche ya Champions League biza kurangira asabye imbabazi apfukamye avuze ati mana y'isi nijoro mumbabarire nakoze touche iyo bavuza ni beaten running nkangana na Arsene Wenger mba nariteretse ferwa fatesheje agaciro Haruna niyo nzima Keifundi wasoka ngo tuguhe umukino ugusezera kandi ubwo FIFA yamurecognize nk'umuntu wagize caps nyinshi 107 uri kumva izo caption ba mito barazifite yego international collab ararenze ibazaranditse FIFA yamuhaye ariko bamutesheje agaciro uwitwa Dira arapfukama iyo siyo nkuru nzanye sindi umuvuza ndurujara yego umutoza nimero ya mbere wafashe igihugu akagisezera yarangiza agabwa kayabo akagenda akajwigiriza Senegal akamanuka South Africa akabakorera iki bamwita Frank Spitler mu biganiro n'ikipe ya APR iyo niyo nkuru rero uyu wahoza asobanukiye u Rwanda asobanukiye gutegura match nyeya bakibahamagara hita bisabaganya za Zimbabwe bakakora ibiki za Mozambique akabaye icwende nikoga adira gati yatugaraguje nitukibagirwe nubwo umwana asabye imbabazi n'umwana w'ikirara yarababariwe ibi tubikesha abakorosayi none Frank Spitler ngo bigiye kugenda bite nka Jaras urahitamo nde Timo Adiri Timo Spitler ngo kandi bose ni hejuru ya Spitler 50 Adiri 40 by'idolari ku kwezi urumva ukuntu biri gutumbagira hitamo bose bari kunkomvenka hitamo nkomeze bari kunkomvenka urahitamo ane bitenirani yego amenyereye ubucanja bwa Afrika wibuke ko afite speaker wibuke ko afite spiketo umuvugizi we wamuzanye yego ikindi wibuke ko uretse ibyari byarabaye byo guterana amagambo yego ikintu cyari cyagonza diri ni ibyangombwa gusa ibyangombwa urumva bade tuje Champions League ntiyaba hari yoherezaga message ariko message iranatinda yo wifi itari gukora neza
nge none ndakubwira uwo mitamo iyo Adiri yabaga ari intare kuri bade tushe fana abantu baza bajabiriye iyi ni ikipe y'intare oya mbabarira Sipitira nawe aradondosha ariko abakonjereye gikonjera mbabarira ndi kumwe na namba wa Rocktishian ni umenyereye ubujanja ngaha nazane nde Adiri berereka twinjire tunyaruka se kubera ikirere oya ariko nanone cyaturega bumva ibyo mvuga none se barandeba ikisura ntibayizi ega naje ngira ngo duhite tunyaruka tujya kuri tize za Bugesera ariko Yesu ntiyabigenzemo neza tunyaruke rero jara ngwino nkureba tubanze duce kuri Reyo Muvunyi byagenze bite na Robertinho basezereye Robertinho ntago bibeshye twaka yaramusimbuye kandi n'uwa mbere Robertinho rero ntago yagenda amaramasa arajya mu yihe yindi kipe atabona biragoye wamudondoshezaga yaragiye mbere Robertinho rero niho yaririye Muvunyi aramubwira ngo amafaranga munsigayemo ndayabona gute ndaguma cyamangane namwe Ferwafase kuri ejisho nuzi ko iyo bimaga bateye maga nubizi ko SJ itavuga ati musubireyo yenda turabaga ati ariko musubireyo ni ikintu gikomeye aravuga ataho kugira ngo duteze Ferwafa reka mbe nkukamfatabilije nkukire muri hoteli yanjye uhagume burira mu gitondo na nimugoroba uburetse kuturega ntubizi se ega ba president ba Reyo bagombaga no guhanwa abantu binjira muri vestiaire ngo bagiye mu cyo nasobanuye ave byihorere none Robertinho ngayo ngukorera ibyamubayeho ubaracyaraha yabonye champion igiye kurangira abona bizamugora Reyo izabihanganye na Recritoma yandikira Ferwafa y'iminsi 21 ubu ni iminsi 21 irenga igisasu kindi kirekurwa kandi urabizi Reyo ninjiye muri iyi nkuru Reyo yamaze kwirukana Aimable n'umuntu bitande arasobanutse impapuro agiye yandika ngo nombarenga fitina bababwiye ngo hatagira nubacishaho ubutumwa hatagira ubarobinga twe duhanganye na Bugesera ariko Bugesera abakinnyi barinzwe n'iki nicyo nasobanuye na makipe biratandukanye ndagira ngo ibyo bize kumfasha kwinjizamo Sadate iyi ni intare igendana n'imirongo migari wumva ukuntu yijanditse kuri Bugesera wumva yego nzanazanda narabikubwiye ngo bataifa nabakibi nabikubwiye ngo kuri za disi bimeze gute se nakubwiye mucuti wawe ngabo Robin wabonye imirira ari kurekura kuri disi wari ubizi ko nawe ari mu basohoka igihugu mana yanjye ibisina biteguye nyuma yuko Kesha twawe nande ni Kesha ninde watwawe na bosi wacu ntabwo inkuru nayivugiye ubu kwezi kurashize cyabereye romantique murana Idrissa uriya yatwaye se wa Robin winsaza wisese nabikubwiriye aha ubu yabonye undi sheri ubu nawe ngo biri muri izo nzira oya yo si inkuru ibyo bintu byaba oya mbabarira Munyakazi Sadate nukubera iki yaje akirata imitungo akavuga amamiliyari ntangira ibyo ntazi ariko gendana n'imirongo migari nawe unagendana na Karege amucungira hafi Tonalite yarakubwiye ngo turacyabyiga ukibaza ibintu abantu biga abantu ngo bakora inama batarafata imyanzuro ya narafutse yego ntago Munyakazi ari umuswa ni umuntu wabipanze iriya ni diru ni kope nze mbwira abanyarwanda mbwira abareyo yuko mfite amamiliyari ntari cupuri nze mbabwire yuko mfite n'amaragitari isaha yanjye ari $10 ayobe ubwenge kugira ngo abyibuhe Reyo nagira nakora ikimenyetso cy'umusaraba ikarata champion abaperezida barababandagaye arashyira bid ku meza mu gitondo cy'uyu munsi nibwo speculation zatangiwe no ku binyamakuru bikomeye jara wemera wa credit ngo Munyakazi Sadate agiye mu biganiro byo kugura Stade Amahoro umvisionare bikwereke ku kinyamakuru kituyoboye kugura Stade Amahoro gahunda ya leta ni privatization
ibintu bijye mu bantu bikorera babyiteho ureke byabaga muri leta ukabona ngo ibitaro ngo bifite imodoka ngo amambulance shoferi arazi menagura amapine uko yishakiye aguruka ubu ngubu ibintu biprivatizwe nibiba biri mu maboko y'abantu bikorera bike arena ntiyari Kigali arena yabaye bike gute yagiye mu maboko y'iki Sadate nimba afite miliyari kuza noneho mu isi n'umugenzi akajya mukodesha stade Amahoro urumva kaya bazaca bare abareyo bavuga ngo Reyo Day ngo hehe bazajya kuburana na Sadate ko yaba yiteretse inkuru iri ku kinyamakuru cya mbere hano mu gihugu wamwumvise Sadate ntabwo yego kambikwereke nuko turi gutinda buri kutwiriraho yego birahari abanyarwanda babibonye bagende barebe barabyanga gute Sadate agendana n'imirongo migari yari iteretse umusanzu kandi nanone wibuke ko ikumva aba navuga ngo mbyibuhe ntangire no guhatanira amasoko aremereye erega itangazamakuru rirakora nibumva nanjye mfite amamiliyari napiganirwa umuhanda wa Muhanga Kigali w'amamiliyari why not ariko tagetiye ni Reyo tagetiye n'aba president nababwiye ko batazamuryamana bamaze amezi angahe badahemba aba bakire aya za skoro nibayamazemo tuberereke jara nabimenye wibuke ko ari mu mwanyi wanjye iyo muhamagaye nimero atayireba ijisho ribi dusoze rero turasoza gute rero nibyo nagusobanuriraga hamaze gushya mfura yanjye turasoza iyi nkuru nkusaba maki nayirukaga se ko yagusaba ninjiremo neza Antabiganiro n'umusiniya hano mu gihugu navuze inkuru nyinshi ndetse nkageraho nkanavuga ngo Antabiganiro twara mu misinze showbiz ni ya misinze yago ntago abantu bubuhamya bamisinze sabe the same no muri siporo antayenda abanze be bakongeraho bihuha ariko nawe akagira mu nda y'isi mbabarira yambwiye ngo arankunda ngo mukade yaba nagukunda banarakwahuranyije namubwira ati sibyo biro byawe shane bizabiherereye hehe ngo hano mu mujyi katikati ngo arashaka gukosora Rugaju rigani studio ya Rugaju ni mu ntebe z'amakusi warashaka kuzana biro oya namusebye ari umuyumbe nanjye ndi umuyumbe oya anyaruka mu minsi mike ibyo nabivuze mu mezi ashize anganiki antase Rugaju yikise nako birirwa mukumira bakoca nako biriya sebyamo baseninga nawe agiye kuba koca nzajya nkongara teretinga none uwo nshaka certificate yari sanse de cyangwa se yibiki na congratulating ibiki ko bamwirukanye cyangwa narabeshyaga umvaye hafi aha yacu reka mvuga anta ni unkunda erega niwe yarambwiraga ati gucegeta tumunsi nabacegese gikada cyatabyongeraho ntagendana n'imirongo migari agendana niyawuvira yego Antabiganiro rero nyuma yuko abantu bumvishe ko ari yamaze gukodesha ahantu azakorera mu mujyi mu nda y'isi TV amena ama breaking aje kuri kope ya APR Reyo Mukura Musanze Kiyovu polisi basanzwe bamukunda twinjiye mu gihe cy'amafaranga bayamuryana ari hanze y'igihugu abandi bagurisha abakinnyi ese Samu Karenze waze cyasha kwanta yahise ajabuka abaye hari byagenda gute bro namaze kumenya ko na Samu Karenze ubwe nyuma yuko azanye rwaruka aba we Samu Karenze wanjye disa azanye rwaruka oya nawe yamaze gutekereza anta bagiye kumurwanira na radio disi aya mezi bihuha y'amatransferi y'amarekritoma n'indubido na Efrem ukongereye nikanyizo mama shenge wifitiye ubukwe tabara ku Gishushu baramushaka na Kicukiro baramushaka antazaza nk'intare ajya mena mu gitondo ku mugoroba bajye ngo mu nda y'isi TV hano mu mujyi inzu natanyimena aje mu gihe cyanyacyo abasiniya ba planning igihe cyanyacyo ibiceri biri kumeneka eto aramwemera umva nkwibwirira gasharero dusoza ahafu fasha ya maki gahunda ya Visit Rwanda turayishima ikibura nuko bagiroma kwa papa byonyine
erega wibuke na proje za Erdogan cyangwa abatakishi hano mu gihugu hereye kuri za convention kwa inote rega na za Galatasaray waboneje mu gitondo Erdogan agendana n'imirongo migari na za Tel Aviv nazo tugendana nazo baricara baravuga ngo Reyo yamaze gusohoka APR yamaze gusohoka none aba bantu twabashyigikiye tukabaha ubushobozi buke ariko bakajya bambara Visit Rwanda utera uburezi umunyarwanda niyavuze ko abwibanza imigani ya Alex Kagame murayibagiwe ibitabo bye utera uburezi arabwibanza duhere mu Bwongereza tuze ngo muri bare na football yari iteretse iki gikorwa cyiza cya Stade Amahoro bitereke tubakigikire APR irajya League cyangwa irajya Confederation Reyo irajya mwe mwambaye aho bigaragara Visit Rwanda urw'imisozi igihumbi mwitereke nta muntu bose babanganishije ni ikintu twashimye kubera diri baye mbere hataramenya nusohoka championa erega watwaye championa wanakiryo ukavuga ati mumfunge turuwasa ariko kubera buri bose biyeze gusohoka 2-5 bigende bite tugendane na gahunda za leta wabyumvise impamvu nari naje mu gakabutura ka Jonisi cyo ni nunguka Bugesera bagere ngo ndi mukuru namenye ko nyamukandasi papa kamba wanjye nsezerera turishimye abafande turabasuhuje turabashimiye Theo Rusanganwa CDS Mubaraka afande James yateye iteka abakinnyi benshi hano mu gihugu abareyo baramukunda ba APR baramukunda naro bikubwiye ubushize ngo niye mpamvu APR yatwaye igikombe buri mukinnyi akajyaza hobera number 1 Rocktishan Keyeto nuko baza kazakora nuko mu Rwanda gutegura bikora nuko na Rayon Sport iyo banze igitego cya polisi arubitira akora ibiki Erika Damungunde ni munyange ntago natinyuka nanjye gucegeta Fabrizio ariko nanone namufasha gushima Imana nkavuga ngo Libiratabaye desemu nk'ibyabaye kuri Yago aremera araza aravuga ngo mbaye umubeshyi mbaye igicupuri kubera iki kubera ko yasora video ibyari kwangirika nibyo byinshi kandi n'umwana w'umukobwa agiye kwandagaza nagendana n'imirongo imeze ite namubonye yicaranye na General na Muyango mu nkunde n'umukada intare